Yizirika nizere ko umeze neza cyane, nizere ko kandi ugenda urushaho guhirwa n'ibyo ukora bya buri munsi. Ni Fyve-tvrwanda mu kiganiro The Cruise Show. Ko maze kumenyera tugenda tugaruka ku makuru y'abasitari, amakuru bagezweho, amakuru abacicikana mu Rwanda 24 hours, ni amakuru tukugezaho umunsi ku wundi, amakuru kandi ukwiye kuba ufite, ukwiye kuba so guys, ngira ngo ni stories zigenda zicicikana mu Rwanda, ndetse ariko stories navuga ko abantu benshi ntago baramenya ngo ni true story cyangwa se ni rumors, cyane cyane ko nta ruhande na rumwe ruragaragaza ukuri. Gusa igihe hari kinavugwa nuko ngo witwa Prince Kid ndetse na Miss Elsa Iradukunda ni bamwe mu banavuga ko abantu benshi baba bakeneye kumenya ibivugwa hagati y'iyi couple. Navuga ko yateye abantu benshi kwibaza, yateye abantu benshi kongera gutekereza, gusubiza amaso inyuma. So ngira ngo ni imwe mu couple udashobora kwirengagiza couple ya Prince Kid ndetse na Elsa Iradukunda. Bakaba barabanye mu mwaka ushize, ngira ngo murabyibuka neza cyane ko aribwo babanye nyuma ya rwasereri nyinshi cyane zagiye zinanyura mu itangazamakuru. Ngaho Prince Kid araregwa, bizamo n'ibibazo byo gufungwa, then biza kurangira bashingiranywe, babana nk'umugore n'umugabo. Hanyuma baza kujya hanze mu buryo butamenywe na bose, mu buryo bwabaye nk'ahari, ntabwo nshaka kujya muri detail nyinshi cyane z'uburyo bagiye hanze. Gusa kuva bava mu Rwanda bagera hanze nta makuru ahagije abantu bafite, nta makuru abantu babiziho cyane. Donc ntibazi ngo baherereye he. Prince Kid na Elsa baherereye, ngira ngo kubera ahari impamvu z'umutekano wabo n'impamvu z'inkiko. Nk'uko mubizi, yavuye hano mu Rwanda hari ibintu urukiko rukimubaza. Yavuye mu Rwanda donc ataburanye ngo aze kuba umwere, ngira ngo murabizi cyane. So haza kuba ibintu byinshi, baza kujya hanze, abantu bakajya bavuga se babayeho bate. Ngira ngo baramutse banigaragaje bakajya muri media bashobora kugira ikiganiro cyiza cyane, cyakundwa n'abantu benshi. So nyuma y'izo story, nyuma y'iyo drama yose, biza kuba ngombwa rero ko baburirwa irengero. Bamwe bati wenda bari USA cyangwa se bari hehe. Then ngira ngo muri iyi minsi nibwo harimo igisa na rumors, reka mbyite rumors, cyangwa se ibihuha, cyangwa se ibivugwa kugira ngo bize kumvikana neza. Ni ibivugwa cyane cyane ko nta ruhande na rumwe ruragira icyo rubitangazaho, haba uruhande rwa Prince Kid cyangwa se wenda twumve ku muryango wa Elsa cyangwa se gusa igihari. Nahoze mbona abantu benshi bamutera congratulation Prince Kid, congratulation Elsa. Ngira ngo ndibaza ni iki cyabaye hagati y'aba bantu bombi, cyane cyane ko dusanzwe tubamenyereye mu bindi bikorwa, tudasanzwe tubabona muri media cyane. So kimwe mu bintu bivugwa ni uko ngo witwa Miss Iradukunda Elsa akaba Miss 2017 niwe wasigaye Mutesi Jolly. Bavuga ko yibarutse umwana w'imfura, umwana we na Prince Kid, so ngira ngo bisa naho bigoye cyane kubyumva, cause nta ruhande rurabitangaza. Haba Prince Kid nabonye adakunda kuba ku mbuga nkoranyambaga cyane, ntashobora gupfa kumubona kuri Twitter, kuri Instagram, kuri ahandi hose biragoye ko wamubona. Ngira ngo ugerageje kugugoringa, ugerageza gushaka byinshi kuri Prince Kid birakugora cyane, biranakuvuna ko wabona uyu mutipe, uyu musore. Navuga ko umwe mu basore badakunda kujya mu itangazamakuru cyane, ndetse no gushyira ubuzima bwabo kuri social media, Then
ngira ngo ni kimwe mu bintu rero navuga ko cyavuzwe cyane muri iyi minsi, haba mu itangazamakuru, ku bantu bakora amaposti, social media influencers, n'abantu benshi cyane bagiye bapostinga, ngira ngo nta byinshi cyane turamenya nk'itangazamakuru, na byinshi cyane birajya hanze ngo tumenye se nk'ibyo ibivugwa n'ibyo cyangwa se z'ibyo. ngira ngo igihari ni uko aba bombi bari hanze babana nk'umugore n'umugabo, naho ibindi byo ngira ngo nta makuru azwi, haba kuvuga ko yaba yibarutse cyangwa se yaba afite umwana wa mbere ahuriyeho na Prince Kid. Ibyo nta muntu ubizi kugeza amagingo ya haba ngira ngo haba naho baherereye ntihazwi. So ni ibintu byinshi cyane abantu bibaza, abantu bagenda barushaho kuba bakifuza kumenya, bakifuza kurushaho kwibaza se Prince Kid aherereye he, babayeho batagira ngo ni ibintu abantu benshi bibaza kugeza amagingo, ariko basa n'aho badafite ibisubizo byabyo, cyane cyane ko ari couple yavuye mu Rwanda ifite abantu benshi bashyigikiye, bagera inyuma, bayisipotinga, babereka ko ari abana bakundanye bakwiye kuba benjoyinga, bishimira ubuzima babamo bwabo bwa buri munsi. Ngira ngo ni kimwe mu bintu rero byiriwe bivugwa mu itangazamakuru hano mu Rwanda, byacitse mu social media influencers. Ni kimwe mu bintu byagaragaye cyane, byanumvishwe cyane, nanjye nanabonye byaravuzwe cyane, amakomenti, abantu bakunda showbiz nyarwanda. Ngira ngo ni byinshi rero bigenda bivugwa, tugenda tugaruka buri munsi, tuganira iterambere rya muzika, tuganira iterambere ry'umuhanzi nyarwanda wa buri munsi, haba mu Rwanda ndetse no hanze. Ngira ngo ni byinshi cyane rero tuba tugarukaho. So ni Fyve-tvrwanda, ikiganiro cyo nta kinini The Cruise Show, tugenda tugaruka ku makuru y'abasitari, amakuru abacicikana mu Rwanda, abakugeraho time to time. Reka nkubwire ngo job bless.